Muraho neza mumeze mute? Nkomeje kubereka ibintu byiza rero nkunda guteka. Uyu munsi ndashaka kubereka uko bakora ratatouille. Ni imboga zisanzwe ariko kubera ko ntago dukunda kuzirya cyane mu Rwanda. Nabonye tudakunda kurya ikibiringanya, tudakunda kurya courgette. Ntago ingo nyinshi zikunda kubirya. Niyo mpamvu nshaka kubereka ukuntu wajya ubitegura neza bikaryoha, bikaryoshya umuceri cyangwa ibindi byose ushaka kubirisha. Ratatouille iraryoha cyane iyo wayiteguye neza. Ubwo rero hano mfite ikibiringanya nakase, ntabwo nakase duto cyane, nta nubwo ari binini. Hanyuma na courgette. Courgette mba nakuyemo bya bindi by'imbere, bya bintu byo mu imbere ntago biba birimo. Za mbuto zo muri courgette. Hanyuma mfite igitunguru gikase cube, poivre y'icyatsi, yego kunenge vanga y'ubururu, sorry. Poivre y'icyatsi, poivre y'umutuku, poivre y'umuhondo, nkagira agasereri gakeya, tungurusumu, inyanya na bya birungo nkunda, harimo black pepper, harimo paprika, harimo royco, ni sauce nkunda royco cyane. Mfite oregano, inshuti y'igikoni cyanjye. Hanyuma nkagira na soya sauce. Mu sauce nkunda gushyiramo aga soya sauce kugira ngo bise nabihindurira ibaraho gakeya. Ariko nkoresha gake cyane kuko igira sodium nyinshi. Hanyuma mpita nkoresha na sauce tomate isanzwe, iyo waba ufite yose nta kibazo. Ndaza gukoresha n'umunyu ariko mukeya. Kuko hari muri soya sauce harimo umunyu, muri yo ko habamo umunyu. Mfite n'amavuta yo guteka. Ubwo rero ngiye gutangira mbereka ukuntu mbigenza kugira ngo ratatouille yanjye iryohe. Ukuntu mbigenza ndabanza nkamarina izi mboga, courgette n'ikibiringanya, ndabanza nkabimarina. Mbimarinisha ibi birungo naberetse. Shyiramo black pepper nkeya kugira ngo urinda gushyiramo nyinshi ufite abana, ariko udafite abana ashyiramo gahagije. Hanyuma ashyiramo paprika nkeya. Kubijyanye n'ibirungo buri wese akoresha ibijyanye na guye, ntimubyiteho cyane, ariko niba ushaka izaryoha neza uzakoresha n'ibindi gukoresha. Hanyuma nshyizemo na royco, nkashyiramo na oregano nkeya. Soya sauce yose nyishyiramo niyo mu isosi, ahubwo mpita nshyiramo amavuta kugira ngo marination ikore. Urabimarina ugasa n'ubisimbiza gutya. Kuri ibintu byinshi iyo tubanze kubiteka tubimarinye biraryoha. Inyama, amafi, ibintu hafi ya byose ubanje kubimarina mbere yo kubiteka biraryoha. Hanyuma ndashyiramo n'umunyu mukeya. Fata mure ushobora kujya mu ifuru. Ifuru nayipreheatinze kugira ngo ibishyushye. Nsigaho amavuta makeya. Ubundi mpite nshyiramo izi mboga zanjye nzishyire mu ifuru. Hanyuma mbe nkora. Igihe ziri mu ifuru ndaba ndi gukora isosi. Hari ikintu cyabuze izi mboga kuryoha koko. Zifite ikirungo kigiye kuba gifataho mbiri mu ifuru. Bimeze neza. Ziryoshye cyane nko ku muceri. Biraryoha pe. Ntabwo uzaduhora mu mashu na dodo gusa, reka duhindure izindi ndyo, izindi nteko ko tuzifite nyinshi mu Rwanda se nta kibazo. Uramutse ufite aga chou fleur cyangwa aka broccoli nako wagashyiramo, ariko ngiye nkunda ratatouille irimo ikibiringanya na courgette gusa. Broccoli na chou fleur nabyo ngira ukundi nyabiteka ukwabyo. Shyire mu ifuru rero.
iminota 20. Iyi furu ipreheatinze neza rwose ukabishyiramo iminota 20 biba ari sawa, biba bihiye. Hanyuma rero shyiramo amavuta makeya mu isafuriya, nkahita nshyiramo ibyo ngiye guteka byose, mbishyiriramo rimwe. Igitunguru n'amapavuro burya bihira rimwe. Mubona ukuntu pavuro y'umuhondo iyo ivanze n'iy'umutuku ugashyiramo n'iy'icyatsi ugashyira mu gitunguru, ubona ukuntu biba bisa neza. Bisa neza, ndabikunda. Uretse n'amavitamine ziriya pavuro zose zigira, njye nkunda n'ukuntu biba bituma ibiryo bisa neza. Wow, ndabikunda pe. Noneho bikaba binahumura neza. Izi pavuro rwose ni umuti pe, ndazikunda cyane. Ubwo rero mu gihe za mboga zacu ziri mu ifuru nibwo uri gukaranga izi zindi hejuru, zijya gushya na ziriya zihiye, umwanya wawe ukaba ntabwo upfuye ubusa. Izi pavuro muri iyi minsi zarabonetse, hari igihe ziba zihagazeho imwe iri kugura 2,000, icyo gihe mba ndi mu kiriyo rwose, ariko nk'ubu zihari ndabikunda rwose. Uhamagara Eric akuzanire, nimero ze narazibahaye ubushize, n'ubu reka nzibahe ngizo. Umuhamagare umubwire uti nkeneye amapavuro y'amabara yose, nkeneye imboga zinizi, umuhe wowe gahunda gusa, azajya ahita abikugezaho minota mike, ntabwo ajya atinda rwose. Nicyo yiyemeje kubagezaho ibiryo byose mukeneye bibisi, akabibahahira akabibagezaho mu buryo bwihuse. Agira abamotari bakorana, mva abakorera umuti pe. Ntimuzavuge ngo uyu munsi ngiye ku kazi ndataha ntinze, sindi ubona uko ndisha mu isoko ngo mpahe. Oya, arahari, uzajya ugera mu rugo byahageze, bana bigutunganyirije uhita uteka. Igikoni ntabwo gitinda, ahubwo ikintu gitinda ni uguhaha, ni ugutunganya ibyo uri buteke. Muzabirebe ko akenshi nkunda kubazanira ibintu namaze kubitunganya. Hano hafite pavuro izi n'izi, ibintu byose biri ku murongo ku buryo duhita dutangira. Igikoni cyanjye nkimara iminota 20 cyangwa 30. Byihuta mpita njya. Kenshi nteka nshonje. Mujye muteka mushonje biba bituma murya vuba vuba, bitabatera ubunebwe. Bagiye kugabanya umuriro, guteka imboga nk'izi ngizi zigira vitamine, ukaziteka ku muriro mwinshi, umuriro zibabura za vitamine zigahita zigendera, ugasanga uri kurya ibitaka. Ugasanga uri kurya ibintu bidafite vitamine. Ni ukuri Mana yanjye, kandi izi nizo tuba dukeneye nkatwe abageze mu zabukuru n'abana. Ubwo rero ngiye gushyiramo inyanya. Sinkunda ko izi mboga zishya, nkunda kuzirya ziri gukocagurika ukuntu. Shyizemo inyanya, ntabwo ndibabwire ngo urashyiramo inyanya 2, ngo urashyiramo inyanya 3, ni wowe uzi umubare w'abantu ugiye gutekera. Teka ukurikije umubare n'ubundi bibahaza, byo byiza. Wowe reba uko ndi kubigenza gusa, naho iby'ingano byo nirinze kubibabwira. Aho ngo nafashe ikibirenganya kimwe, ngo nafashe courgette imwe. Oya, nushaka uzateke mu vero, bakubiteka neza gusa bikaryoha. Ikindi buriya kugira ngo ibiryo biryohe, njye mbona kenshi ari ibirungo. Ibirungo biryoshya ibiryo pe. Nimba ari uko ngenda umuhinde, sorry, wacu ni mu Buhinde. Nkunda ikintu cyitwa ibirungo koko. Nimba ari uko ngira peti nkeya sinzi, ariko akenshi amaropa special menshi usanga agizwe n'ibirungo byinshi bitandukanye. Ama black pepper, chicken masala, beef masala, ama cinnamon, ama vanilla, utuntu twose duhumuza ibiryo kandi bikaryoha. Ama turmeric ni ingenzi cyane, turmeric yo, cinnamon. Hari abantu njya mbona bakunda gukora ibintu ama research ku birungo, numva nanjye twe twazabibakorera kuri no channel. Twe tubakorera ama research ku birungo byiza bitangiza ubuzima, ubundi ukajya ubikoresha. Ariko rwose ibiryo tagira akarungo na kamwe, bitera ubunebwe kubirya pe. Bitera ubunebwe. Hanyuma iyo nshizemo inyanya mpita nshyiramo na seleri. Nkunda agasereri ngewe ukuntu gahumura. Uramutse utagakunze wakoresha agaperisile, nta kibazo rwose.
bakoreshaga perisile nimba udakunda agasa, hari abantu badakunda impumuro ya seleri na gato. Hanyuma mpita nshyiramo na tungurusumu yanjye, kugira ngo ize guhumuramo. Imboga zanjye isosi yahiye n'imboga zabonetse. Urabona ko isosi isa nk'iyahiye, n'ubundi yahinduye ibara nk'iyahiye. Ubwo rero ngiye gufata iyi sosi nisuke hano muri ino sorori ya ratatouille, nsubize mu ifuru, ariko nshatse sinanasubiza mu ifuru kuko izi mboga zose zahiye. Nshatse nashyira hano muri iyi sorori mpita nshyira ku meza turya. Mbanza nzimye, izi mboga ziraryoha ndazibatuye. Dufite agaforomaje, tumaze iminsi turya foromaje nyinshi, ntabwo dushaka gushyiraho indi foromaje pe. Iyo ufite foromaje uhita uyishyiraho hejuru, hanyuma ugatereka ku meza, ukazana umuceri abantu bakarya. Biraryoha, muzamba bari mu bigerageze kandi rwose muzambwire. Kandi nkomeje no kubashimira ukuntu mujya mumbwira disi iyo mwakoze ibintu nakoze, biranshimisha cyane. Ni ukuri muri abana beza pe. Abakoze amakeke mukanyereka, ndabashimiye no kuri mbikuye ku mutima, byaranshimishije cyane. Mukanyereka even if mudafite n'ifuru, mwagiye mubikora mukanyereka, mwagerageje kumbabura. Wow, mva biramotiva, muri abana beza cyane, narabyishimiye pe. Nibi rero udafite ifuru ushobora kubikora. Izi mboga twabanje mu ifuru uzimarina kwa kundi, ukazibanza ku ipanu uburyo zitabyara amazi cyane, amazi yagabanukamo ukabikuraho. Ifuru niki turinda y'amazi abaza mu mboga. Hanyuma amazi yamara kuvamo ukazikaranga neza zikamera neza, ukazikuraho, warangiza ukaza kuzishyira mu mboga mu isosi nk'uko twabigenje. Ntuzagire ikibazo rwose cyo gukora ratatouille ngo nuko udafite ifuru. Murakoze rero, mukomeze musharinge n'abashuti banyu, mukore comment, mutubwire ibindi mushaka ko tuzabakorera, hanyuma munakore kuri like. Bye rero, mugire ibihe byiza. Mwari kumwe na Chef Janine, naho ubutaha mu yindi video ndi kubategurira. Ciao.